Ni mu masaha y'umugoroba, Remo aryamye muri salo mu ntebe, Renata ahita aza amuzaniye ikirahure cy'amazi, maze Remo ati sheri urakoze cyane ni ukuri inyota yari inyishe. Renata amuhereza ikirahure cy'amazi maze agahita yicara nawe mu ntebe, ahita abwira Remo ati sheri ati ntakubeshye ntabwo nishimye habe na buhoro. Remo rero uba ukunda Renata cyane ahita abyuka mu ntebe maze akicara akamureba mu maso ati kubera iki utishimye, kubera iki umwamikazi w'umutima wanjye atishimye, mbwira harabura iki? Renata ati muzatandukana ryari, muzakora divorce ryari? Remo ati inde? Renata ati urumva hari undi muntu nawe ndi kuvuga se? Ndavuga umugore wawe. Remo ati mbabarira rwose, mbabarira umpe igihe tuzabikora yigo, ariko nanone birasaba igihe ntabwo ari ibintu byo guhubukira. Renata ati nicyo mpfa nawe rero, wansezeranyije ko ninemera ko tuzabana uzahita utandukana nawe, none hashize amezi 3 yose nkwemereye ko tuzakora ubukwe, ariko nta gakuru waragiye urituramira urituriza, ntabwo rwose ushaka ko mutandukana. Kandi njyewe ndagukeneye iruhande rwanjye, ngukeneye wese ukajya utaha hano, apana kuza uvuye ku kazi maze amasaha y'ijoro yagera ugataha, ndagushaka rwose kunyegera. Remo ati ndabyumva rwose, ndabyumva kandi cyane, ariko nanone ntabwo rwose biriya bintu wabikora wihuta, ntabwo gutandukana n'umuntu ari ibintu byuka ngo uhite ubikora. Ati gusa mbirimo kandi mbirimo neza, humura rwose tuzatandukana maze nikorere ubukwe nawe. Renata ati nyamara rwose uri gukomeza gutinda, ndumva kwihangana bitangiye kunanira. Remo ati humura wowe nk'igihe gito gusa gishoboka ubundi urebe. Renata ati se urifuza igihe kingana iki? Remo ati ni gito cyane kugira ngo byose mbe mbikemuye, kuko nanjye ndifuza rwose kubana nawe ubuziraherezo. Renata ati nta kibazo ngaho reka mbyemere. Remo ahita amuhobera maze akamubwira ati uzi n'ikindi se sheri, ati uyu munsi ndakuraza. Renata ati ijoro ryose? Remo ati cyane, uyu mugoroba rwose ndararana nawe. Renata rero ahita avuza induru ati wawu, ati uyu mugoroba rwose ndumva ari ikirori gusa, ati ndishimye cyane. Remo rero ahita amuterura maze akamuzunguza. Renata agahita amubwira ati gusa nyine ndishimye, ariko nanone ibyo tuvuganyeho ubishyire mu bikorwa vuba kuko ntabwo rwose ngishoboye kwihangana. Ku rundi ruhande ariko Liza we aba yicaye n'abana be bategereje Remo. Liza bari guhamagara Remo maze ntiyitabe. Liza rero uyu niwe mugore wa Remo, aba ari kumuhamagara inshuro nyinshi ariko ntiyitabe. Abona rero amasaha ageze kure maze akabwira abana baba banze kuryama ngo bategereje papa wabo ati ni ukuri nimwihangane, dore papa wanyu ntabwo ari kwitaba telefone, nimujye kuryama kuko murazinduka mujya ku ishuri murabizi, nimwihangane rwose nta yandi mahitamo mufite muzamubona ejo. Aba bana rero bahita basezera mama wabo maze bakajya kuryama. Hashira umwanya Liza ahamagara maze telefone ikageraho bakayifata. Remo rero ahita amubwira ati ntabwo ndi butahe vuba kubera ko ndacyari ku kazi, ikindi kandi turi mu nama. Liza ati aya masaha se? Ati ntabwo wakagombye kuba wageze mu rugo koko, aya masaha muracyari ku kazi? Remo ati yego niko bimeze, turacyari ku kazi, ntabwo rwose nzi ko ndi buze gutaha hakiri kare. Liza ati ariko abana bari banze kuryama kubera ko bari bagutegereje ngo ntabwo baryama batakubonye. Remo ati nibihangane rwose kuko nshobora no kuzataha ejo. Liza ati none nkaba ari ubu ngubu se mbonye amakuru kandi wari ubizi neza ko uzataha ejo? Remo ati nuko bimeze, agahita akupa telefone, nta magambo menshi aba afite yo kumusobanurira. Ubwo ariko aba yiryamiye rwose afashe Renata mu gituza. Renata ahita amubwira ati none se ubundi ati yashakaga iki? Remo ati mbese yagukanguye? Ati yari ari kumbwira nyine ko abana bakeneye kubona papa wabo. Renata ati nawe buriya yari akeneye kwibonera umugabo we, ati ariko rwose ibi bintu ndumva nkeneye ko bihagarara,
tukareka kuzajya dukina iyi mikino yo kwihishanwa duhora twihishe. Tandukana na Liza maze twishyire ku mugaragaro abantu bose bamenye ko njye nawe dukundana, naho ubundi rwose ibintu byo kwihishahisha ndabirambiwe. Remo ati ndakwinginze wibishye uyu mugoroba, ibyo bintu twabivuganyeho kenshi, reka rwose twe kwibihiriza. Buracya mu gitondo rero Remo akaza mu rugo rwe, aba akinjira agahita ahura n'abana bari gusohoka bajya ku ishuri, bahita bamuhobera bati igitondo cyiza papa, nawe ati igitondo cyiza abana banjye, ati ubuse ntimwakererewe, ubu ntimwakabaye muri ku ishuri? Abana bati nta kibazo n'ubundi turagiye. Bati ariko pa, ko mama yatubwiye ko yaguhamagaraga ntiwitabe, byari byagenze bite? Remo ati narindi ku kazi, narindi mu nama, ntabwo rero telefone nayumvaga, niyo mpamvu rwose ntamwitabaga, ariko nta kindi kibazo kandi ndabakunda cyane rwose. Ngaho rero umunsi mwiza, nimujye ku ishuri. Bahita basohoka maze Liza ubu baherekeje agahita abwira Remo ati mwaramutse, amuvugisha rwose atanamureba. Remo nawe ati mwaramutse. Remo rero ahita ajya muri dushe agakaraba, agahita ajya guhindura imyenda. Liza rero ahita amusanga mu cyumba ati sheri, ati none se hari ahantu waba ugiye? Remo ati cyane, ati ngiye ku kazi, ati hari abantu tugomba kuvugana ku kazi, rero ntabwo nareka kujyayo. Liza ati kandi ariko ugitaha? Ati wakabaye ahubwo uryama ukaruhuka, none se ntibabizi yuko utashye mu gitondo? Remo ati hoya ntabwo byashoboka rwose, ngomba kukajyaho. Liza ati none se ubundi ikindi kibazo sheri, ku mugoroba wari uri hehe? Remo ati kuri telefone se ntabwo nabikubwiye? Sinakubwiye yuko narindi mu nama? Liza ati none se ubwo wumvise nabyemeye koko? Ati ibyo bintu urumva nabyemera? Remo ati ni akazi kawe rero niba utabyemeye, kuko n'uyu munsi ndaba rwose ndi mu yindi nama, ntabwo ndi butahe kare, ahubwo ukore ku buryo abana batari burare bicaye bantegereje, kuko rwose n'ubundi nshobora kuza gutaha ntinze. Naho rero wowe ibyo wemera n'ibyo utemera ni akazi kawe, wizere ibyo ushaka, njyebye ntacyo bimbwiye. Ibyo kandi abivuga anisohokera. Remo amara kugera ku kazi maze agahita ahamagara umushuti we, agahita amusanga muri biro, ahita amubwira atumva ati hari igihe mba numva rwose mbyukanye ibibazo n'amastress menshi. Umushuti we ati kandi se bimeze bite? Remo atumva rero nkubwire, ndashaka rwose gutandukana na Liza, ndumva ntagishoboye kubana nawe. Umushuti we ati gute se kandi? Liza ni umugore mwiza, aritonda, ni umwana mwiza, abantu bose barabizi. Remo ati nyine ntabwo ndi kuvuga kuba ari umugore mwiza ari umwana mwiza cyangwa iki. Umushuti we ati none se uri kuvuga iki? Remo ati urukundo, ntabwo ngikunda Liza habe na gatoya, rwose ntakubeshye, kuba ndi mu nzu imwe nawe mba numva ndi guhera umwuka, simpumeka, kandi rwose urukundo rwanjye kuri Liza rwarapfuye kera ntirukibukwa, nta n'agatima rwose kari kure nkigirira Liza. Ubwo rero numva ngomba gutandukana nawe maze nkaruhuka, nkabaho ubuzima bwanjye nawe akabaho ubuzima bwe, nkareka rwose guhora nikoreye umuzigo wo gutaha, kandi mu by'ukuri naho ntaha ntakeneye kuhataha. Umushuti wa Remo ahita amubaza ati none se utambeshye Liza yakugize ati? Ati Liza ndamuzi cyane kuva kera, ndetse mutaranabana ngewe ntari muzi, ndabizi neza rwose ko n'isazi ubwayo atayica. Yaba yarakugize ate se? Yaraguhemukiye ku buryo umuhurwa? Remo ati oya rwose nta kintu yigeze ankorera kibi, ntabwo rwose yigeze ampemukira, ariko nanone urukundo rwanjye kumwubaha ndetse no kumwumva no kumwihanganira, kubera ko ntakimukunda, byose rwose ni nkaho byapfuye, nsigaye mufata nk'umuntu tutaziranye. Ati rwose sinkimukunda habe na gatoya. Inshuti iti none se ubundi reka rwose tubyumve ko utakimukunda, ariko se bari abana bawe babiri nabo ntabwo kibakunda? Remo aturumva ikibazo mbajije, ndabakunda cyane, ndabakunda rwose ndetse cyane. Inshuti iti none se uratekereza numara gutandukana na Liza bariya abana bizabagendekera biti? Uratekereza se bazabyakira gute? Rwose ibintu byo gutandukana nta experience bifiteho, kuko mama wawe yabanye na papa wawe kugeza bapfuye,
ubundi ibitekerezo nk'ibyo byo gutandukana uri kubikura hehe? Uri kubivana he? Kuko mbizi neza ko nta muntu mu muryango wawe wabikoze ngo tuvuge ko wamurebeyeho. Uyu mushuti wa Remo ahita amubwira ati umva rero nkubwire, buriya mu rukundo 40% ni urukundo, ariko 60% ni ugufata icyemezo. Iyo rero unaniwe gufata icyemezo rwose, ubwo ibintu byose biba byapfuye. Baba bakivugana ibyo, maze Renata akaba arinjiye, yinjira aseka cyane, maze Remo yamubona nawe agahita aseka, bagahita bahoberana. Remo akamusomagura, maze Renata agahita yicara ku bibero bya Remo. Remo ahita amubaza ati ko watinze kuza ku kazi? Kubera ko uyu Renata aba ari na sekreteri wa Remo. Renata ati nyine aturumva ambuteyage yabaye nyinshi mu gitondo, niyo mpamvu natinze kugera hano. Remo ati nta mpamvu yo kwisobanura rwose mukunzi, wakoze n'ubundi nta kibazo kuba uhageze aya masaha. Umushuti rero wa Remo abona ko rwose ubwo ibiganiro atari bubyibonemo, maze agahita yihagurukira akigendera. Remo akamubwira ati wibuke ko ku mugoroba tugomba kuza gusohokana kuko ndashaka ko tuganira byimbitse. Umushuti we ati nta kibazo, ndahari wese. Uyu musore w'inshuti ya Remo amara gusohoka, maze Remo agahita abaza Renata ati none se wafashe ibya mu gitondo mukunzi? Renata ati hoya, ati ahubwo inzara ni neza, ndumva yenda kuncamo kabiri. Remo ati oya, ntabwo rwose umwamikazi w'umutima wanjye inzara igomba kumwica. Ati reka mpite ngusohokana tujye gufata ibya mu gitondo. Ati ntugasonze kandi mpari, ngewe ndahari kugira ngo nguteteshe. Renata ati niyo mpamvu nkwemera mukunzi, uzi kunyitaho muri byose. Bahita bahaguruka rero, maze bakajya gufata ibya mu gitondo. Liza rero we ahamagara muganga we, muganga umukurikirana aba ari n'inshuti ye rwose magara. Uyu Liza rero aba afite indwara kandi ikomeye, abarwaye kanseri, afite ibibyimba mu mutwe. Aba rero rwose ageze no mu gihe cye cya nyuma, gusa aba yiha amahoro kandi akanibera mu mutuzo. Muganga rero aza kumureba, maze Liza akamubwira ati ntiwakumva noneho ukuntu ibintu byanjye bimeze? Ati tekereza ko Remo amaze iminsi 2 yose atarara hano, arambwira ngo ari ku kazi, ariko nakubeshya ndabizi neza ni ukumbeshya. Aba ari kumwe na wa mukobwa w'umusekreteri we, niwe rwose ubu bahararanye. Muganga ati ko numva se rwose noneho bigoye, ati waba warabimuganirije se? Liza ati hoya, ntabwo nakwirirwa nigora, n'ubundi mbimubajije yabihakana, kandi nakubeshye ubu rwose uko meze ntabwo nkeneye guhangana, ntabwo nkeneye gutakaza imbaraga zanjye, nkeneye rwose amahoro, nkeneye umutuzo, ntabwo nkeneye umuntu umaramo imbaraga nkeya nari nsigaranye. Muganga ahita amubaza ati none se nibura wigeze umuganiriza ku byerekeranye n'uburwayi bwawe? Liza ati uwo mwanya se yaba yawubonye? Ati nakubeshye andeba bigoranye, kumvugisha nabyo biragoranye cyane. Ati noneho kuba yabona umwanya wo kwicara ngo anyumve, ati rwose ntacyo byaba bimaze kubimubwira. Ku mugoroba rero Remo arataha, maze agataha areba ku meza, agasanga rero nta byo kurya bihari, kuko Liza ntabwo rwose aba yamushyize mu mubare, aba amaze iminsi myinshi adataha mu rugo. Ubwo rero rwose ntabwo aba akibashije gukomeza kujya amutegurira ibyo kurya bari bumene. Remo rero ahita amubaza ati none ndarara ntariye se? Liza ati none se ko nari nsigaye menyereye ko buri mugoroba ujya mu nama, ntabwo rwose nari nzi kuri butahe, niyo mpamvu rero nta kintu naguteguriye, ariko ubu ngubu bishatse nta kibazo nabikora kandi mu minota mike. Remo ati nta soni, ngewe ndarara ubusa mu nzu yanjye, ngo ntabwo mwari muzi ko ntaha? Ni ngombwa se ngo mbabwire ko ntaha kugira ngo muntegurire? Cyangwa buri munsi mugomba kuntegurira naba ndi bubirye cyangwa ntari bubirye? Niba ari uko bimeze, reka mpite nigira hanze gushaka aho ndya.
Remo rero abagize Imana abonye noneho impamvu imusohora n'ubundi ahita yihuta cyane ajya kwa Renata. Renata rero ahita amutekera maze Remo akarya yishimye cyane yaryohewe ati biraryoshye cyane. Maze Renata ati ubundi se wumva ari njyewe n'umugore wawe ari nde uzi guteka cyane? Rema ati wumva umugore wanjye azi guteka mu buryo bwe ariko ntabwo rwose yakurusha, wowe nyine uteka ibyo kurya biryoshye kurusha abantu bose, nawe urabyumva nyine uri nimero ya mbere. Remo rero amara gufata ibyo kurya maze Renata agahita amubwira ati ariko se ubu urabura iki rwose kugira ngo utandukane n'uriya mugore wawe tubane? Ati nukomeza kurangara ni akazi kawe, kubera ko wa musore twakundanaga ubu rwose yansabye ko twabana, gusa namubwiye ko yampa umwanya nkaba mbitekerezaho ariko ntakubeshya mbona ngiye kuzamubwira yego, kubera ko rwose ntabwo uri kumpa amahitamo, uri gutuma mbona ko rwose wowe utabirimo, ubwo rero sinareka ncika nazamwifatira. Remo ati hoya ntumbwire ko rwose wasubiranye n'uriya musore mwakundanaga, ntumbwire ko mukivugana, ntumbwire ko kandi yaragusabye ko mwabana. Renata ati niko bimeze rero, yarabinsabye rwose kandi nukomeza gutinda nzamwibwirira yego. Remo ati hoya ntabwo ugomba kumubwira yego, humura rwose, mbabarira ibintu tubitwaze gake gake, tuzabikora neza kandi twitonze, humura ngiye kubishyiramo imbaraga maze ntandukane na Liza, maze rwose njye nawe dukore ubukwe, uriya musore mubwire hoya, muhakanire kandi cyane wivuye inyuma, ndagukunda nawe urabizi nta kintu cyatuma uncika. Ubwo kandi Remo ababivuga asomagura Renata ku ntoki ariko amusomagura no ku matama ati ndagukunda cyane. Umunsi wakurikiye rero muganga agaruka kureba Liza akamubaza ati uriyumva ute? Liza ati nakubeshye ndumva ari kwa kundi nyine, ntabwo rwose meze neza habe na mba. Muganga ati none se wabashije kuvugana n'umugabo wawe ngo umubwire ikibazo ufite? Liza ati rega ni ukuri nta mpamvu yo kubimubwira, ati ubusa umuntu utaranabonye ko nahagaritse akazi urumva koko anyitayeho? Nta kintu na kimwe kinyerekeye abona, ntabwo anyitayeho habe na gato. Muganga ati none se abana bo ntabwo babona ko byahindutse noneho umugabo wawe asigaye yitwara nabi? Liza ati niyo mahirwe ngira n'abana nyine, kandi sinanifuza ko rwose babibona ko yahindutse, ndifuza ko bakomeza bameze neza kandi bazi ko ibintu byose ari amahoro masa. Muganga ati Imana ibyumve kandi bigufashemo rwose bikomeze kugenda uko ushaka. Ku mugoroba rero Remo arataha maze akicara muri salo. Liza amara gutegura ameza akaza kumubwira ati ibyo kurya byawe by'ijoro byabonetse kandi birateguye. Remo ati ntabwo nshonje iri joro rwose, ntabwo ndi bufate ibyo kurya. Liza ati none se hari ikibazo waba ufite? Remo ati cara, hari ibintu by'ingenzi rwose nshaka ko tuganira. Liza aricara ati nguteze amatwi mugabo mwiza, mbwira rwose ikintu wumvaga ushaka kumbwira. Remo ati ndifuza ko twatandukana, ndifuza ko dukora divorce. Liza mu ijambo rimwe gusa kandi mu ijwi rituje ati kubera iki? Remo ati wumva nzaguha rwose 1/2 cy'imitungo yanjye yose, nzaguha amafaranga yose ushaka kugira ngo utazagira na kimwe ubura. Liza ati ntabwo ariko washubije ikibazo nakubajije, nakubajije ngo kubera iki ushaka ko dutandukana? Remo ati sinkigukunda, ntabwo rwose nkikwiyumvamo, nta santima nkikugirira, sinkikwishimira. Ati ubwo rero ibyiza nuko twatandukana tutaratangira rwose kugirana ibibazo bindi birenze, ati kandi tukabikora rwose mu mutuzo, nzaguha ibyo ushaka byose, nzaguha amafaranga menshi kandi no mu mitungo yanjye ibyo ushaka byose uzabitware nta kibazo. Liza amara kumwumva maze agahita yihagurukira yitonze cyane atuje, wagira ngo ntabwo ari we babwiye ibi byose, maze agahita amubwira ati sheri ibyo kurya byawe by'ijoro birateguye. Remo aramureba akabura ikintu akora kuko rwose aba yigize nk'aho ibyo yamubwiye byaciye mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Umunsi wakurikiye nabwo Remo arataha maze agasanga Liza ntabwo ari mu rugo,
aguma hanze rero amutegereje, maze mu mwanya muto Liza akaba araje. Rema ati nari gutegereje Liza, turumva nari nagiye kureba inshuti zanjye, maze esanse nshiriraho mu nzira ngiye kuri sitasiyo nsanga hari umurongo muremure, nahatinze rwose, gusa nyine nta kindi kibazo. Ababivuga naseka nkaho rwose nta cyabaye. Rema ati nyine nagira ngo mpe igisubizo ku byo twari tuvuganye nimugoroba. Liza ati nimugoroba se twavuganye iki harya? Rema ati ku byerekeranye nyine na divorce yacu. Liza arongera akamureba mu maso, maze agahita yinjirira mu nzu nta jambo na rimwe amusubije. Renata rero ahamagara inshuti ze ebyiri, maze bagatangira kuganira. Akababwira ati murabizi se, ati uyu munsi dusohoka tujye muri buwate kuko ndishimye, hari icyo nshaka ko rwose duserebura. Inshuti ze ziti ni iki se kandi? Renata ati muzi yuko ubu ngubu umushuti wanyu mureba imbere yanyu ngiye gukora ubukwe? Inshuti ze ziti none se kandi uwo mugabo w'umunyamahirwe ninde? Renata ati ni Remo. Bati Remo boss wawe se? Nawe ati yego. Maze umushuti we ati none se uriya mugabo ntafite umugore? Renata ataramufite nyine, ati ariko bagiye gutandukana. Umushuti we ati none se ubwo koko abana mbese? Renata ati afite impanga ebyiri, umukobwa n'umuhungu, ariko ibyo ntabyo nzi niba bazajyana na mama wabo cyangwa bazasigarana na papa wabo. Umushuti we atariko Renata, urumva kuko ari byo gusenya urugo rw'undi muntu? Urumva ari byo gutandukanya abantu? Undi mushuti we ati ariko ubundi wowe wabaye iti? Ati urumva ukuntu uri kumuvugira? Ati rata komeza rwose, komereza aho ngaho Renata, ati amahirwe masa, ahubwo ndishimye ku bwawe. Renata ati nyine, ati Remo yasanze yaribeshye kuba yarashakanye n'uriya mugore we, ati rero yahisemo ko rwose batandukana maze tukishakanira, niyo mpamvu ari njyewe yahisemo. Wa mushuti we wakomeje amuhata ibibazo ati none se yatekereje ko noneho wowe ari wowe mahitamo meza kuri we? Yatekereje ko noneho azaba ashatse neza? Bahita rero bumva ko umushuti wabo ari kugenda rwose ababwiza ukuri, maze Renata agahita amubwira ati nawe ndumva wagira ngo rwose waramfuhiye, ati gusa ibyo bindi byose ntibindeba, njyewe icyo mfa ni ukubana n'uyu mugabo gusa, ibindi byose simbyitayeho. Kwa Remo rero ho umunsi wakurikiye nabwo nimugoroba arataha, maze agasanga Liza muri salo. Liza amwakira neza kandi amusekera, ni ukuri wagira ngo nta kibazo na kimwe baba bafitanye. Remo rero ahita amubaza ati abana se bari hehe? Liza ati abana baryamye, bagutegereje babona uratinze n'ubundi bararyama. Remo ati rwose ndifuza kukuzanira impapuro za divorce maze ukazisinya, ntugire ikibazo nzaguha amafaranga menshi kugira ngo uzabeho neza, gusa hari indi kondisiyo, abana nzabagumana ariko nanone uzajya uza kubareba igihe ushakiye, kandi nta kibazo bazagira, humura nzabitaho cyane. Liza aseka kandi mu ijwi rituje ahita amubwira ati mukunzi, ati naguteguriye ibyo kurya ku meza, ni karibu ubanze ufungure mbere yo kuryama. Agahita ahindukira agahita yigendera akigira mu cyumba. Remo rero asigara yitotomba ati n'ubundi urongeye kandi ugiye ntacyo nsubije, urongeye unteye umugongo koko, ariko kubera icyo udashaka ko tuvuga kuri ibi bintu? Liza akamwihorera agakomeza akigendera. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiye Liza arabyuka maze akareba ku meza agasanga Remo rwose ntabwo yigeze akora ku byo kurya. Abagihagaze aho Remo akaba aje yiruka ari kujya ku kazi amaze kwitegura. Liza ati bonjour umukunzi, ati wabyutse neza? Remo ati ntuzongere kwibeshya, ntukirwe unyita sheri, njye ntabwo ndi sheri wawe, ikindi kandi njye nawe turi gutandukana warangiza ukambwira ngo ninze mfate ibyo kurya, ubwo se nabwirwa n'iki utabindogeyemo? Liza ati jyewe se? Ati yego komana, ati cyakoze noneho ndumiwe, ati ahubwo ngwino wifatire ibya mu gitondo nta kibazo. Remo aba yiruka ati gumana ibyo kurya byawe. Liza asigara noneho yumiwe ukuntu umugabo we atagikeneye kurya ibyo kurya yatetse, aba afite ubwoba rwose asigaye abana n'urwikekwe. Muganga rero agaruka gusura Liza
aramubaza ati Liza umeze ute koko uri kwiyumva ute ko mbizi ko kino gihe uri kunyuramo kitoroshye. Liza ati muga noneho rwose ibyanjye byo bigenda biba bibi kurusha. Ati tekereza ko noneho Remo nta nubwo akirya ibyo kurya natetse, asigaye anyikeka ntakimvugisha ntakindeba. Ati mbese noneho ntakubeshya hagati yanjye nawe byararangiye neza burundu. Ati kandi ndumva rwose imbaraga ziri kunshirana. Muganga ati hoya komeza ukomere, gira imbaraga ku bw'abana bawe kandi no ku bwawe. Maze Liza ati none se ubundi muga ku bwanjye ko n'ubundi nta hazaza mfite, n'ubundi ndabura igihe gito rwose ngo nipfire, ubwo rero urabyumva nta hazaza mfite, izo mbaraga se kandi nazikura he? Muganga ati gira icyizere humura, ugomba kubaho ku bw'abana bawe. Liza n'ubundi ahita aturika akarira, ni ukuvuga ngo agahinda kose aba yishe umugabo we ariko ni ukuri aba agafite, abababaye bikomeye. Ba bashuti rero ba Renata nabo bongera guhura kubera ko baba bafitanye gahunda na Renata. Umushuti umwe rero muri bo abwira mugenzi we ati njyewe rwose ntabwo nshaka kujyana namwe kubera yuko rwose ibintu murimo ntabwo ari byo. Ntabwo nigeze nishimira icyemezo Renata yafashe, yatumye Remo aca inyuma umugore we, ubwo ntabwo byari bihagije koko none agiye kurenzaho no kubatandukanya. Murumva koko hari ahantu mutaniye n'amadayimoni? Ndababwiza ukuri mufite imyuka mibi pe, ntabwo numva rwose ngikwiye kugendana namwe kuko muri abantu babi. Renata simushyigikiye habe na gatoya, nta mpamvu n'imwe yo gutandukanya abantu utafatanyije. Ikindi kandi hanze aha rwose hari abasore kandi bamushaka. Renata ni umukobwa mwiza cyane ku buryo buri musore wese yifuza ko baba inshuti, ariko we yahisemo umugabo ufite umugore. Biriya rwose ni imyaku ari kwikururira kandi muzaba mubireba, ntimuzavuge ngo ntabwo nababwiye. Igendere rwose mwisohokere, njye ndumva ntakeneye kujyana namwe, ntabwo ndi muri mudu yo kugendana n'abahemu. Umushuti we ati ariko ndabona wagira ngo rwose uva inda imwe na Liza, hari icyo mwaba mupfana? Uyu mukobwa ati nta kintu dupfana, ariko njye ndi umuntu ufite ubumuntu kandi ufite umutima utekereza, si ngombwa kugira ngo rero tugire icyo dupfana kugira ngo muvugire. Ngiye mvuga ibintu mbona ko ari ukuri kandi rwose biciye mu nzira nziza. Ku mugoroba rero Liza n'abana barataha maze bagasanga papa wabo yicaye muri salo, biruka bajya kumuhobera maze agahita bakikira bose uko ari babiri. Abana rero batangira kubwira Remo bati mama ararwaye kandi cyane, twajyanye kwa muganga none muganga yamuhaye imiti myinshi. Papa wabo ahita ababwira ati atararwaye, ati nta kibazo reka njye kuvugana nawe maze numve ikibazo afite. Umunsi wakurikiye rero Remo amara kwitegura agiye ku kazi maze akagaruka mu cyumba, ahita asanga Liza ari gusenga, agahagarara gatoya Liza agasenga akabisoza, maze Remo agahita amubaza ati wabisoje? Liza ati cyane. Remo ati impapuro za divorce rero zirateguye, abavoka rwose barangije kuzitegura, none ndifuza ko baza kuzikuzanira maze ukazicishamo amaso ukazisinya. Liza ati reka ngutegurire ibya mu gitondo umukunzi, bya bindi yaramenyereye nyine kumubwira. Remo ati ndakubwira ibigoye nawe ukazana ibyo kurya bya mu gitondo, urumva koko binyenteresheje, urumva se mbikeneye ahubwo? Liza ati reka mpaguruka nihute. Arahaguruka maze noneho Remo umujinya mwinshi ugahita umwica, afata Liza akamukanda amaboko hafi kumwica, agahita amusunika ku buriri akagwa yicaye. Akamubwira ati ndagiye ariko nizere ko nimugoroba ndi busange noneho wabitekerejeho, sinkeneye ko ukomeza kumbwira ubwo bujiji bwawe umbwira, ndashaka ko tuvugana ibintu biri seriye kandi bikava mu nzira, ntukomeze kunkinisha, nta mwanya w'imikino mfite. Liza noneho ahita abona uyu mugabo we yarakaye bidasanzwe. Remo rero agera ku kazi maze akazi kakamunanira, atangira gutekereza ati ubuse umugore wanjye mwirukane mu rugo? Ati musohore mu rugo mwirukane? Ati hoya abana ntabwo bazabimbabarira. Ati none se ubu koko nkora iki? Ati ikindi kandi nanone ndamutse nanamwirukanye mu rugo cyangwa nkagira ikindi kintu mukorera kibi,
amategeko yazajya ku ruhande rwe kurusha kujya ku rwanjye. Ati ndifuza ko rwose twatandukana bituje ku buryo biba biri mu mahoro. Ati ariko se nzageza ryari gutegereza ko mbona adashaka ko tubivuganaho? Ati iyo rwose Renata ajya kwemera ko dukora ubukwe, Liza ntari kumwibagirwa akaguma mu rugo rwe n'abana be maze nkibanira na Renata, ariko nawe ntabikozwa, ntabwo rwose ashaka ko twabana ntaratandukana na Liza. Ubu se rwose iki kibazo ndacyitwaramo nte ko mbona bingoye? Ibi byose Remo aba ari kubivuga yivugana, ari ku kazi aba yibwira akanisubiza. Ku mugoroba Remo ataha kwa Renata, abakigera agasanga Renata ahagaze muri salo aramutegereje, ariko nanone yarakaye cyane. Remo ati sheri atumeze neza? Renata ati mvuye kwa muganga. Remo ati none se kandi byagenze bite? Wabaye iki? Umeze neza? Renata ati ndatwite. Remo ati mbega amakuru meza umpaye. Ati rwose ayo makuru n'ay'ikinyejana, ndishimye cyane, ndumva ibyo bintu ari byiza cyane. Ati none se sheri ko ufite inkuru nziza kandi nkaba mbona wowe utishimye? Renata ati nyine ntabwo rwose ngewe nzabyara ntarakoze ubukwe, ntabwo bishoboka. Ubwo niba ukeneye umwana wawe gira vuba rero dukore ubukwe, naho ubundi rwose sinabyara nta mugabo mfite, ibyo byo ntabwo bishoboka. Remo ati humura, ibyo si byo mbwiriza rwose, ndakubwiza ukuri noneho ubu mbigeze kure, n'ubundi umugore wanjye harabura gato cyane ngo asinye impapuro zo gutandukana maze ndangizanye nawe. Humura rwose mukunzi. Renata rero ahita aseka maze Remo agahita amwicaza mu ntebe ati reka ahubwo mbe gukorera aka massage maze umere neza. Ubu noneho ngiye kuguha akayazi ruta izo naguhaga, ngiye kuzikuba inshuro nyinshi kubera ko rwose ni iby'umwihariko. Remo rero amara gutanga kaya kwa Renata maze agataha, asanga nk'ibisanzwe Liza amutegereje maze agahita amubwira ati hari ibintu rwose nshaka ko tuvugana kandi by'umumaro. Liza ati ni ibiki? Ati ngaho mbwira ndakumva. Remo ati ndashaka ko kuwa mbere bazakuzanira impapuro zo gutandukana kandi wikomeza kungora rwose uzazisinye utuje kandi utekanye. Liza ahita amubwira ati nahamagaye rero umujyanama mu by'imibanire y'abashakanye araza kuza atugira inama. Remo noneho ahita arakara akenda nko gupfa, ahita agenda rero agahagarara hanze akaguma yakanga kuhava, agategereza ko wa muntu ari buze. Mu gihe rero kitarambiranye aba wa mujyanama baje. Remo aramubaza ati wowe se kandi urinde? Undi ati madame wawe yampamagaye, ngewe rero ndi umujyanama ngira inama abantu ku byerekeranye n'imibanire mu ngo. Remo ati ni wowe mbese? Ati ndavuze ngo mvira mu rugo gira vuba, subira mu modoka ugende kandi ntuzongere kugaruka muri uru rugo ukundi, ntabwo tugukeneye habe na gatoya. Ndavuze ngo gira vuba. Aramutonganya akamubwira amagambo menshi kandi mabi, maze uyu mugabo agahita yisubirira mu modoka akigendera. Liza rero uba wamutegereje arategereza akamubura, maze akamuhamagara kuri telefone akamubwira ati umugabo wawe yanyirukaniye kure kandi rwose sinzagaruka mu rugo rwanyu. Amasaha rero y'ijoro aragera maze Liza na Remo bakajya kuryama. Liza ahita abwira Remo atumva rero impapuro zawe nzazisinya nta kibazo, ikindi kandi nta kintu na kimwe nshaka mu mutungo wawe, ayo mafaranga uvuga uzampa uzayagumane nta kibazo, n'abana kandi nabo rwose nzabaguha, ntugire ikibazo na kimwe, ntabwo rwose nzakugora. Remo ahita yishima ati ntiwumva ahubwo ijambo ryiza uvuze? Liza ati ariko hari kondisiyo imwe. Remo ati ni iyihe? Liza ati ndashaka ko bino byumweru bibiri biri imbere twabibamo rwose nkaho nta cyabaye, maze tukijijisha tukamera rwose nka couple ikundanye ya mbere iba mu gihugu, ukampa keya nanjye nkaguha keya, kandi tukajya dukorana ibintu byose nyine nk'abantu bashakanye kandi bakundana. Yego ni ukwijijisha ariko ndashaka ko tubikora kandi tukabikora neza cyane, ku buryo rwose iyo minsi yacu ya nyuma tuzayibanamo neza nta kibazo. Ibyumweru bibiri nibirangira ntuhangayike rwose, impapuro nzazisinya kandi nta kibazo na kimwe kibayemo.
Remo yumva ibi bintu maze akiruhutsa ati ibyo ngibyo ati bifate nk'aho byarangiye kandi byabaye, nzabikora rwose uko byifuza ntuhangayike. Ahita aryama rero yishimye maze akajya avuga ati ahwi atahwi ati sinjye mbonye ibi bintu bishoboka. Aba yumva noneho atuje mu mutima kandi atekanye, kuko aba yumva kondisiyo bamuhaye yoroshye nko kunywa amazi cyangwa kuzimya buji. Renata rero we ajya gusohokana na mushuti we kuko cyane abasigaranye umwe, undi we rwose aba yaranze kugendana nabo. Maze Renata agahita avuga ati reka mpamagare tagisi voiture. Maze mushuti we ati ngo ngwiki, ati umukobwa mwiza nkawe uteretswe n'umugabo w'umukire nk'uriya ntabwo rwose wakabaye ugitega tagisi kubera atakugurira imodoka ko afite amafaranga kandi menshi. Renata atari kuzi ko ibyo bintu ntari narigeze mbitekereza, ati ahubwo ukibivuga reka mpite mbimubwira, agomba guhita abitekerezaho kandi akabikora. Ubundi wavuga ni gute ntafite imodoka, atari kuzi ko nanjye ndi indangare. Remo rero buracya akagera muri biro yishimye cyane, ahita ahamagara wa mushuti we ati ngwino nkubwire amakuru meza. Mushuti we aramubwira ati ndabona wishimye cyane, wagira ngo ni ukuri hari ahantu watomboye amafaranga. Remo ati ntabwo usubizi ko ibyishimo by'umugabo atari amafaranga gusa, ati ibyishimo byanjye none ubu biri inyuma y'umugore. Umushuti we ati none se byagenze bite? Remo ati uzi ko Liza yemeye ko tuzatandukana ndetse akaba yemeye ko rwose ari nanjye nzasigarana abana. Umushuti wese yimyoza ati nta soni, ati ubwo rero ayo niyo makuru meza warunzaniye, ati kuri jyewe ni amakuru mabi ku buryo udashobora kubyumva, ahubwo reka nigendere. Aba ari gusohoka rero maze agahita ahura na Renata uba uri kwinjira, yinjira ahobera rero Remo cyane, ahita anamwicira ku bibero nk'ibisanzwe amusomagura ati sheri, ati nari ngukumbuye cyane. Remo nawe ati nanjye nuko mukunzi. Renata ati rero sheri, hari ikintu nashakaga kukubwira, ni ukuri nkeneye rwose imodoka, urabona nawe ndatwite, uku kuntu nyine meze rwose kugenda ntegatega ntabwo byoroshye. Remo ati cecekera mukunzi, ntukigore rwose uvuga, urabizi ko atari ngombwa ko nsobanurira impamvu ukeneye imodoka, ahubwo birahagije gusa kuvuga icyifuzo cyawe kiba cyarangije gutungana. Ubwo rwose ni nk'aho imodoka warangije kuyibona, icyo usigaje ni uguhitamo marike ndetse n'ibara, naho ubundi imodoka rwose urayifite. Renata rero ahita yishima maze agasomagura cyane. Remo ati urakoze mukunzi, ubundi niyo mpamvu rwose ngukunda kurusha abantu bose uzi kuri ino si, kuko rwose uribanziriza ukanikurikira, ubundi ni wowe mugabo w'inzozi zanjye, abandi barabeshya. Renata rero bamara kumugurira imodoka maze agahamagara za nshuti ze ngo zize ziyitahe. Baraza maze umwe nyine akishima, umwe n'ubundi wari usanzwe amushyigikira. Naho rero wa wundi rwose utarabikozwaga wahagarara kure agakomeza abareba. Renata aramubaza ati wowe se kutari kuza kureba mo imbere muri iyi modoka? Undi ati iyi modoka se ni Remo wayikuguriye? Renata ati yego. Uyu mushuti we ati ariko se koko uzagira ubumuntu ryari? Ati nta nubwo umutima wawe gucira urubanza habe na gatoya? Iyo uri gusenya urugo rw'umugore mugenzi wawe wumva ntacyo bikubwiye? Ati rero ngewe rwose numva ntakikwiyumvamo, nkeneye kongera ukaba wa mukobwa witonda twari tuziranye, naho ubu rwose wabaye inyamaswa nta mutima ukigira. Ati ni ukuri ngewe rwose ntabwo mba nkumva habe na gato. Ati waretse umugabo w'abandi akiyubakira maze nawe ugashaka umusore, ko hano hanze hari abasore benshi kandi rwose bafite byose, kubera icyo utashaka uwawe aho kugira ngo ujye gusenya urugo rw'abandi? Ati uri umukobwa mubi cyane rwose, nsigaye mbona ntakuzi. Renata rero ahita arakara maze agatangira kurwana n'uyu mukobwa. Bararwana maze intambara ikarota bikagera kure. Gusa bamara kurekurana maze uyu mukobwa agahita afata icyemezo cyo kujya kubibwira Liza ibya Renata ndetse na Remo. Ahita agendera agakomanga kwa Liza. Liza arafungura maze uyu mukobwa akamubwira ati rero ntabwo nzi, ariko ngewe rwose ndakuzi cyane, nari nje kukubwira rero amakuru atari meza. Umugabo wawe rwose wabuze akundana na sekreteri we, uwo mukobwa yitwa Renata. Liza ati ndabizi kandi cyane, gusa nyine abagabo nuko bameze kandi tugomba kubyakira.
uyu mukobwa ati koko se turabizi ibyo bintu. Maze uyu mukobwa agakomeza abwira Liza ati rero uwo Renata nkubwira ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo urugo rwawe rusenyuke maze abe ari we wigarurira umugabo wawe. Ati ubu tuvugana aratwite inda y'umugabo wawe, ikindi kandi umugabo wawe yamuguriye imodoka. Liza ati aratwite? Ati kandi umugabo wanjye yamuguriye imodoka? Undi ati cyane. Ati rwose ubu intambara ni yose kugira ngo uve mu rugo rwinjiremo. Liza ati ibyo nabyo ndabizi. Uyu mukobwa ati none se byose urabizi bikaba ntacyo bigutwaye? Liza ati ndabizi. Ati nyine abagabo nuko bameze ntacyo twabihinduraho. Ati urakoze rwose kuba umpaye amakuru, gusa nari nsanzwe ibi bintu byose mbizi. Uyu mukobwa rero abwira Liza ati ni ukuri umutima ufite n'ukuntu wihangana ntabwo bisanzwe. Liza ati kandi nawe warukoze rwose kumpa amakuru, ngaho ugire ibihe byiza. Ku mugoroba rero Remo arataha maze agahindura imyenda, ahita asohoka maze agasanga Liza muri salo. Liza ati sheri, ati none se urasohotse? Remo ati yego nari ngiye kureba mushiki wanjye. Liza ati kubera iki se tutajyana? Ntabwo duherutse gusohoka, urumva n'abana rwose bakumbuye kugera hanze. Urumva rero ari igitekerezo cyiza turamutse tuguherekeje, cyane cyane ko twese turamuzi. Remo ati ariko numvaga nshaka kugenda njyenyine. Liza ati oya nta mpamvu, urumva dusigaranye n'iminsi mike yo kubana, rero tugomba kuyibanamo neza. Reka rwose tuguherekeze tunasangire uyu mugoroba, ndumva byatugwa neza. Remo rero abura uko abigenza maze akababwira ati nta kibazo, kuko rwose abamutsindishije kumubwira ati dusigaranye iminsi mike muri bya byumweru bibiri, reka tuyibanemo amahoro. Remo rero na Liza n'abana barasohokana maze bakajya gusangira bakishima rwose. Renata rero we aba ari kujya ahamagara Remo maze ntamwitabe, telefone akayishyira muri siransiye kuko rwose ntabwo aba yabona uko amuvugisha. Renata rero aragenda akarakara kubera ko baba bahanye gahunda ko ari buze kumureba, maze agategereza agaheba. Liza rero we abaza Remo ati none se sheri, ati kubera iki tutahita tujya noneho kureba umushuti wawe? Remo ati hoya nta kibazo, ndaza kubanza mbageze mu rugo, ndaza kujya kuba mureba, ntacyo bitwaye. Barataha rero bagera mu rugo maze Remo akongera agasohoka, ubwo noneho aba agiye kureba Renata. Aragenda rero maze agasanga Renata yarakaye koko yarengewe. Ati ukuntu rwose wambeshye, ubu kandi wari uri kumwe n'umugore wawe muri kwishimana munezerewe ukanga kunyitaba. Remo aturumva nyine ati kugira ngo azasinye kuri za mpapuro za divorce ngomba kwitwara neza, ngomba rwose kumwitwaraho neza, niko twavuganye ko tugomba kumera nk'abantu bakundana. Ati ariko humura harabura iminsi mike gusa maze ibi byose bikarangira. Ati niyo mpamvu rero sinari kukwitaba, nari kuba rwose hari ibyo nangije, singomba rero kwitwara nabi habe na gahoro. Gusa Renata aba yarakaye rwose yafushye ubona atishimye, ariko nanone Remo aramuhendahenda maze akamubwira amagambo meza, akamuryamisha mu gituza cye akongera akamuturisha, maze Renata agatuza. Ati ariko rwose ndabona noneho iyi minsi yo iri kumbera ikinyejana cyose. Liza we rero bya byumweru bye bibiri aba rwose akomeje kubibyaza umusaruro yivuye inyuma. Abasigaye buri mugoroba umugabo we ataha maze akamutegurira amazi yo koga, yamara gukaraba ati ngwino twicare dusenge, bakicara bagasenga bafatanye. Liza rwose aramusengera, agasengera urugo rwabo ndetse agasengera n'urukundo rwabo muri rusange. Ubwo aba ari gusenga maze Remo akamureba cyane, ni nk'aho avuga ati aho ibintu bigeze se ubu koko hari ubwo bishobora kugaruka. Umunsi umwe rero bari mu gikoni, ubwo ni Remo uba uri guteka nyine kuko baba bariyemeje kumera nk'aho bakundana, baba rwose bakora ibintu nk'aho ari urugo rwishimye. Remo aba ari guteka maze Liza akajya amubwira ati sheri, ati ko gushyiramo umunyu byageze ukaba utawushyizemo?
maze Rema ati n'ubundi ni wowe mutetsi wa nyawo, ati ubwo igihe kirageze ko kureka ngushyiremo, akawushyiramo maze Liza ati rekeraho ariko udashyiramo mwinshi. Bagakomeza baganira ariko Liza amuhereza ikirushe, amuhereza buri kintu cyose akeneye, baseka rwose ubona ari umuryango unezerewe. Umwana rero ahita aza agahamagara Liza ati mama, ati muganga aragushaka aragutegereje muri salo. Liza rero ahita abwira Remo ati sheri, ati ngaho se kubitegura, gusa wibuke byose, wibuke ibintu byose ugomba gushyiramo kandi ubishyiriremo igihe. Remo ahita aseka cyane ati yego mukunzi, amategeko yawe rwose ndi buyubahirize. Liza rero amara gusohoka maze Remo agahita yongera akijima ati ibi byose uri kwigira harabura iminsi mike maze bigahagarara, iyi mikino rwose tukayivamo kuko n'ubundi ndumva nyirambiwe. Liza rero agera muri salo maze dogiteri akamubaza ati none se Liza, ko umwana ambwiye ko wowe na Remo mwari muri guteka mufatanyije koko nibyo? Liza ati yego nibyo, namusabye ko ibyumweru 2 twari dusigaranye twabibanamo amahoro maze tugatandukana, nkamusenyera rwose akigendera amahoro. Muganga ati none se ubundi Liza na n'ubu ntabwo aramenya ko afite ikibazo kandi gikomeye? Liza ati rega nta kintu bimubwiye rwose, nta mpamvu zo kubimubwira. Maze muganga ati none se ahubwo uriyumva uti? Liza ati rwose ndi mu minsi yanjye ya nyuma, noneho namaze gucika intege burundu, ndumva mbura iminsi mike rwose nkava kuri ino si, harabura gato rwose, naho ubundi rwose iminsi iri kugenda ishira. Muganga ati ihangane ariko rwose numva wakabaye ubwira Remo ikibazo ufite. Liza ati rega nta kintu rwose, ntabwo abyitayeho. Muganga ati ko ni umugabo wawe. Liza ati nyine ibyo byari kera, ubu ngubu amfata nkaho ndi ex we, byararangiye rwose, mu mutwe we yishyizemo ko twatandukanye, ntacyo rero rwose byamfasha kubimubwira. Umunsi wakurikiye rero Remo ndetse na Renata baba bari kuva mu modoka imbere ya supermarket bagiye guhaha, bahita rero bahurira na wa muganga wa Liza. Muganga atabwira Remo ati Remo atumeze neza cyane, ndabona rwose ukeye. Agahita amusuhuza maze agahita amubaza ati yuse kandi muri kumwe ninde? Remo abura icyo avuga, ubwo baba bari kumubaza Renata abura icyo avuga maze agaceceka. Renata ati nyine ndi fiancé we. Uyu muganga abura icyo avuga maze ntagire ijambo na rimwe yongera kurenzaho, arabareba bombi maze agahita yigendera. Renata rero asigara abaza Remo ati gute bakubaza ngo ndinde maze ukarya indimi ukabura icyo uvuga? Remo ati nyine nari ngiye kuvuga izina ryawe, atariko ibyo kuvuga kuri fiancé wanjye byo nabonaga rwose atari cyo gihe. Renata ati nyamara ngiyeho nsigaye nshidikanya ubanza utankunda kubera icyo utaba ushaka ko abantu babimenya. Remo ati nyamara nawe urabizi ndagukunda, ariko urabizi ko habura iminsi mike cyane kugira ngo basinye ku mpapuro za divorce. Si byiza rero ko ntangira kubyamamaza kino gihe ntaranatandukana n'umugore wanjye, urabizi ko bishobora no kungiraho ingaruka mu mategeko igihe twaba tugiye gutandukana. Umunsi wakurikiye rero Remo arataha, yagera mu rugo agasanga Liza ari gutegura ameza, abana baba bari gufata amafunguro, maze Liza agahita amubwira ati genda nawe uhindure imyenda ubundi uze ku meza kuko naguteguriye. Remo rero yinjira mu cyumba maze agahita abona costume nziza cyane kandi nshyashya ku buriri. Hejuru yayo haba harimo akabuwate karimo impeta 2, bigaragara ko ari impeta z'ubukwe iy'umugabo ndetse n'iy'umugore. Remo rero areba iri koti ryiza cyane riba rihenze kandi rwose bigaragara ko ari ryiza, akarireba maze akaryigera, akareba na za mpeta akazitegereza. Ahita rero yongera akagaruka muri salo maze akabwira Liza ati Liza atigeze mu cyumba nsanga hariyo costume nshyashya, ati yaba ari nde wayihashyize? Liza ati ni njyewe. Remo ati kubera iki se wayihashyize? Liza ati nyine urumva ni kado ya anniversaire yawe. Remo ati nyamara ntabwo mfite anniversaire muri kuno kwezi, nta nubwo ari no mu kuzaza, kubera iki se ubikoze kare haracyabura amezi menshi?
Liza ati nyine nshobora kuzaba ntahari, nshobora kuzaba rwose naratembereye, ubwo rero nahisemo kubikora kare kugira ngo utazabura kado yanjye y'umunsi, byambabaza rwose uwo munsi ndamutse nakwitayeho, niyo mpamvu rero nabikoze kare. Remo ati uzaba waratembereye? Liza ati yego, ariko mu by'ukuri Liza yari kubacira amarenga ko ashobora kuba yarapfuye kuko yumvaga asigaranye imbaraga nkeya, agatekereza ko rwose nta minsi agifite imbere yo kubaho. Remo ati none se ati ziriya mpeta? Liza ati nazo nyine naziguhayemo nk'impano, rwose n'impano yawe uzibike kandi uzibike neza, uzazikoresha icyo ushaka, gusa ni impano naguhaye. Remo rero arumirwa, maze mu gitondo agiye ku kazi aragenda agahita abiganiriza wa mucuti we, akamubwira iby'impano yasanze mu rugo. Uyu mucuti we rero gutekereza kure aramubwira ati nyamara ngewe ndumva hashobora kuba hari indi mesaje umugore wawe yashatse kuguha, ati ariko nanone ukwiye kugenda ukamuganiriza witonze maze ukamenya ikintu yashakaga kukubwira, ati kubera ko nakubeshye izo mpeta yaguhaye kandi muri gutandukana byanze bikunze buriya hari ikintu bivuze, ati ibyo bintu byose yagukoreye bishobora kuba bifite ubusobanuro twebwe tutari kubasha gutahura. Remo rero arabyumva maze akabwira mucuti we ati nyamara utekereje kure, ibintu uvuze birashoboka cyane, nibyo koko nkwiye kumuganiriza maze nkaba namenya ubusobanuro bw'ibi bintu ubwo ari bwo. Mucuti we ahita amubwira ati rwose nakubwiye ko umugore wawe ari umwana mwiza cyane, reba ko atari kwita ku byo wowe uri kumukorera, ukuntu uri kumubabaza, ibihe uri kumucishamo, nyamara we ari kugukorera ibyiza gusa. Ati madamu wawe ntasanzwe ndakubwiza ukuri. Baba bakivuga ibyo rero maze Renata akaba ahamagaye kuri telefone. Remo rero ahita amwitaba ati sheri, ati nkunda kuguhamagarira igihe twari turi kukuvugaho, ati ndagukumbuye cyane, ati ndumva rwose nkeneye kukubona, ati ikindi kandi nagira ngo nkubwire inkuru nziza ko ejo niwo munsi rwose wo gusinya impapuro zanjye za divorce ndetse na Liza, ati ubwo urumva ko rero njye nawe ni ukuri turi gukomanga ku rugi rw'ibyishimo rwo kubana ubudatandukana. Renata ati mukunzi umbwiye amakuru meza, ati none se wowe ubyumvise neza urumva tudakwiriye kubiserebura, ati ibi bintu rwose ni byiza ku buryo dukwiriye kubinywera, dukwiriye gusohokana tukishima tukanezerwa, uyu munsi tukawuserebura. Remo ati mbese umvugiye ibintu, ati ntakubeshye ndumva nshaka kuba wa mugani twisohokera, ati none se ubundi uri mu zihe karitsiye? Renata ati ndi hafi rwose ku kazi kawe, ndi hafi kugera aho ngaho, ati nkunyuraho se ngo ufate? Remo ati cyane rwose nyuraho maze umfate twigendere tujye kurya isi, ubuzima bwiza buratangiye, ndifuza rwose kukuba hafi buri munsi, buri joro tukajya turarana, sinshaka rwose kongera kukujya kure, ati inzozi zacu rero ejo rwose niwo munsi zizaberaho impamo. Renata rero aba ari kumubwira ati ndaje rwose ahubwo reka mbanguke, maze agahita avuza induru cyane na telefone igahita igwa hasi. Remo rero ahita yumva ko hari ikintu kibaye, agakomeza yitaba ariko akumva nta muntu ukivugira kuri telefone. Wa mucuti we ahita amubaza ati none se ati bigenze bite? Remo ati sinzi uko bigenze ariko ibyo byose si byiza kuko rwose ahise abura kuri telefone. Mucuti we ati muhamagare wumve. Remo arahamagara ariko rwose akabura umuntu umwitaba, gusa nyuma y'igihe runaka ahamagarwa na telefone imubwira ko umukunzi we ari kwa muganga kandi yakoze agisida ikomeye. Remo rero amusanga kwa muganga akajya kumureba, agerayo maze agasanga uyu mukobwa ahambiriye umutwe n'amaguru yose arahambiriye kugeza hejuru y'amavi, aramwitegereza maze muganga akaba araje. Remo rero ahita abaza muganga ati muga, ati mbwiza ukuri, ati urabona uyu muntu ameze ati? Muganga ati ntako ameze, ameze nabi cyane rwose, yakomeretse ku buryo bukabije, ku buryo ndetse amaguru ye rwose yakozweho, birashoboka cyane ko adashobora kuzongera kuyakoresha ubuzima bwe bwose. Uyu mukobwa ntashobora kuzongera guhaguruka cyangwa ngo agendere ku maguru ye, azajya agendera mu kagare ibihe byose, nta kuvuga kandi ngo hari andi mahirwe ahari
yangiritse bikabije, urutirigongo rwe rwangiritse ntabwo rwose rukiri gukora. Remo rero uri kumva ibi bintu uba ubona rwose wagira ngo neza neza ijuru ryamugwiriye, aba yumva atazi ibintu bari kumubwira. Ati none se, ati muga, ati mwana yari atwite se we bimeze bite? Muganga ati inda yavuyemo kare cyane, ati agisida uyu mukobwa yakoze ntabwo rwose yari gutuma uyu mwana akomeza kubaho mu nda, ati yari ikomeye cyane no kuba atapfuye, ahubwo ni amashimwe menshi dukwiriye gushima Imana kuko rwose byari ibintu bitoroshye habe na gatoya. Noneho yumva ibi ngibi maze agahita amanuka buhoro, agahita yicara hasi akegama ku gikuta. Remo ararira, akarira nk'agahinja, arira amarira yose amuri mu mubiri maze akamushiramo. Ati Mana Nyagasani, kuki ibi bintu bibaye uyu munsi ariko twari tugiye guserebura ibyishimo byacu, none dore nibwo rwose umukunzi wanjye mbaye nk'umubuze, umwana wanjye nishimiraga ndamutakaje nawe. Hashira iminsi rero maze Remo agasubira kubonana na wa mushuti we, aramubwira ati nakubeshye ijuru ryarangwiriye, ati tekereza ukuntu Renata ubu ngubu ameze, ati ni ukuvuga ko ubu nta muntu n'umwe nsigaranye mu buzima bwanjye, nta Renata ndetse nta n'umugore wanjye. Undi ati ubwo se ushatse kuvuga iki? Remo ati none se ntabwo ubizi ko Renata yamugaye atazongera guhaguruka? Mushuti we ati nyine bivuze iki se? Remo ati none se njyewe urumva nashakana n'umuntu ubana n'ubumuga? Ati umuntu udahaguruka, umuntu uzajya ugendera mu kagare, urumva njye ntabana nawe? Ati ntabwo byashoboka rwose, uwo mutwaro sinabasha kuwikorera. Ati buriya ibyanjye nawe byararangiye, ntabwo rwose twabana, twararangizanyije. Ati gusa nyine ikindi kintu kibabaje, urumva n'umugore wanjye nawe ejo agomba gusinya impapuro za divorce kubera ko arazifite nubwo rwose atarazisinya. Ati ubwo se urumva koko, ati no kuba atarazisinye yakabaye ubundi yarazisinye, nuko kubera biriya bintu byabaye kuri Renata nabaye mbyitondesheje mba ndetse kuzimuha kugira ngo mbanze ndebe uko bigenda, kubera ko ntabwo twari gutandukana ngo mpite mbona aho njya kandi Renata akirwaye. Ati ariko nasanze Renata nyine ntabwo azakira, azaguma ameze kuriya, buriya rwose umubano wanjye nawe wararangiye, ariko ikibazo n'umugore wanjye nawe naramubuze, kubera ko urumva nawe nyine tugomba gutandukana. Ati rwose ibintu biri kumbaho ntabwo namenya ngo ni ibiki. Ati nabuze byose, ni njyewe wagira ngo baciriye wa mugani wabuze byose, umuntu wabuze byose. Mushuti we ati njye ndi kumva noneho ibibazo ufite bikomeye, amahitamo rwose ni ayawe, gusa sinzi icyo wakora, njye inama narazikugiriye, ubwo nawe shaka icyo ukora. Gusa ikigaragara ntabwo wigeze ukunda Renata, ahubwo wakundaga ubwiza bwe gusa, nicyo wamushakagaho, kubera yuko iyo waramukunze bya nyabyo ubu namwihanganiye ubu ngubu kuriya ameze maze mukabana. Remo ati bisubiza aho bikuye, ntabwo rwose njyewe nabana n'umugore uzambera umuzigo ubuzima bwanjye bwose. Buracya rero maze Remo avuye ku kazi arataha agasanga umugore we yicaye ku buriri afite za mpapuro za divorce ari kuzisoma neza, amara kuzisoma maze agahita azisinyaho. Ahita rero azizanira Remo, atakira rwose mugabo mwiza, nazisinye kandi warakoze kubw'ibi byumweru 2 wampaye tukabimarana twishimye, rwose dutandukanye neza, ngaho igendera utangire ubuzima bwawe. Ahita ahindukira ashaka kwisubirira mu cyumba kuko abamusanze muri salo. Remo ati buretse gato hagarara. Liza rero ahita ahagarara maze Remo agafata za mpapuro akazicagagura akajugunya hasi. Ahita amubwira ati ntabwo rwose ngikeneye ko dutandukana.
ndumva nifuza gukomeza kubana nawe, ndashaka ko ubuzima dusigaje ku isi twagumana, sinshaka kukubura, sinshaka ko rwose uncika, kandi ni ukuri warakoze kwihanganira ibintu bibi byose nagukoreye, warakoze, ni ukuri uri umugore mwiza, uri indashyikirwa, kubera ko ukuntu nakubabaje ariko ukabyihanganira, ugakomeza kunyubaha no kunkunda, ugakomeza kunkorera byose, ni ukuri byarandenze kandi byankoze ku mutima, ndagukunda rero rwose ntabwo nshaka kugutakaza. Liza ahita agaruka yiruka maze agahobera Remo cyane, gusa ahita atangira kurira noneho amarira menshi, ati ikibabaje ni uko ibi byose bibaye neza kandi ngiye kugenda. Remo ati ujya hehe se? Ati nta hantu ugomba kujya, tugiye kujya hehe? Liza ati nyine ngiye gupfa, ati mfite uburwayi bukomeye, mfite ibibyimba mu bwonko kandi ndi mu minsi yanjye ya nyuma, ubu rero rwose nta minsi yo kubaho nsigaje, ngiye gupfa rwose. Remo ati kuki utabimbwiye mukunzi, kubera iki wihereranye uburwayi bukomeye gutyo maze ntubimbwire? Liza ati ntabwo rwose nagombaga kubikubwira, nabonaga utanyitayeho, nabonaga rero kubikubwira ntacyo biri bumfashe, gusa nta minsi rwose nsigaje, ubu ndi kubaho iminsi yanjye ya nyuma. Remo ahita amera nk'usaze maze ati oya, ntabwo ibi bintu byashoboka, ntabwo wagenda, ntabwo wansiga. Ahita rero atangira kurira nanone maze agahita ava mu rugo yiruka nk'umusazi, ahita agenda akajya kwa muganga akareba wa muganga usanzwe umukurikirana, bamubuza kwinjira rero muri biro, ariko yinjira ku ngufu agasanga harimo n'umurwayi, ariko agahita amubwira atumva ndashaka kuvugana nawe byanze bikunze. Muganga asezerera uyu murwayi rero baba bamaze no kuvugana, maze agatega amatwi Remo. Remo ati mbwiza ukuri, kuko se umugore wanjye agiye gupfa, afite indwara idakira kandi urabizi neza ko agiye gupfa, ko yambwiye ko ubizi? Muganga ati yego niko bimeze, umugore wawe arwaye kanseri yo mu bwonko kandi rwose ntakubeshye bigeze kuri etape ya nyuma, rwose ari hafi gushyiramo umwuka, nta mbaraga kigira kandi nawe usigaye ubibona, asigaje iminsi ibarirwa ku ntoki kugira ngo ave mu mubiri. Remo noneho ararira agata umutwe, ataha agenda arira nk'uruhinja, aba yananiwe kumva ibintu biri kumubaho. Umwe bari bagiye gukora ubukwe akoze agisida, ni nk'aho amaguru yacitse, none n'uwo yari agarukiye nawe agiye gupfa, mbese arabitekereza akumva rwose byamurenzeho. Renata we rero aba akiri kwa muganga kuko rwose aba y'igihe kirekire, wa mucuti we arajya kumusura, maze Renata akamubwira ati ntiwakumva yuko Remo yanyanze, ati ubu rwose yisubiraniye n'umugore we, yambwiye ko adashobora gutandukana nawe, atabana nanjye meze gutya. Ati tekereza nawe, wa mugabo nahaye ubuzima bwose, wa mugabo nahaye urukundo rwanjye rwose, ati wa mugabo nakoreye byose, nakunze nkamuhitamo mu bandi nkamurutisha abandi bose, we rwose yabonye mbaye gutya aranta. Atahari koko ibintu wa mucuti wacu yatubwiraga nibyo. Ati birashoboka ko gukunda umugabo wubatse ari umuvumo, ati none ukaba ari wo uri kunkurikirana, kikaba rwose ari igihano cy'Imana ko nashatse gutandukanya abantu ntigeze mfatanya. Ati iyo njya kumvira wa mucuti wacu nkareka uyu mugabo, ubu rwose mba nimereye neza, kuko byanze bikunze iki ni igihano cy'uko nabatandukanyije. Ati rwose muramenye inshuti zanjye, abagabo bubatse mujye mubagendera kure, kubera ko gukunda nabo byanze bikunze umuvumo uragukurikirana. Ati dore nanjye ibimbayeho, ubu rwose ni nkaho nta kintu na kimwe maze, ndaho ndaryamye mu buriri, nta kintu na kimwe nabasha kwikorera. Ati mbese ubu nta kintu na kimwe n'iki na kimwe nshoboye. Mushuti ati ihangane nyine nta kundi. Renata ati ubuse koko nzabaho nte, ubusanzwe ni njye nakoraga kugira ngo mbeho, none dore aho ndyamye aha ngaha kandi nta n'umuntu n'umwe unyitayeho. Mushuti we ati nyamara uriya mugabo ntabwo yagombaga kugusiga, kubera ko ni nkaho nawe yabigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi, none dore yahise aguta.
Renata ati nuko nyine ibyambayeho ni ibyo kandi ubwo nyine ntacyo nabihinduraho, ni ubu buzima ngomba kuzabaho. Ku rundi ruhande rero Remo aragenda akagura imodoka nziza cyane maze agafata urufunguzo rwayo akarushyira mu mufuka. Baba bicaye rero ku buriri we na Liza, maze agakora mu mufuka akamubwira ati sheri ngufitiye rwose impano y'akataraboneka. Ararumwereka maze Liza ati ntumbwire rwose ko wanguriye imodoka, ati ibi bintu ndabikunze cyane. Remo ati nakuguriye imodoka kugira ngo ubone ko rwose ngarutse kandi nanone ni ibyo kugusaba imbabazi kugira ngo umenye ko nicuza ibintu byose nagukoreye. Gusa ndifuza ko iminsi dusigaranye yo kubaho wayibaho unezerewe kandi ukayibaho wishimye, kuko ndagukunda kandi ngukunda wenyine. Ntabwo rwose ikosa nakoze nshobora kuzongera kurisubiramo. Liza rero arishima cyane maze akamubwira ati rwose ndanezerewe kandi nanjye ubu ninagenda nzagenda ntekanye ko rwose abana banjye mbasize mu maboko meza, kandi nanone nzaba rwose mfite ibyishimo kubera ko iyi minsi ya nyuma n'ubundi turi kuyibanamo amahoro. Remo rero aramuhobera maze akanarira cyane ati ubu koko kuki Imana yemeye ko ugenda kandi ukagenda kino gihe ariko twari tugukeneye njye n'abana bawe. Maze Liza ati nyine ubushake bw'Imana nta muntu wabuvuguruza, buriya Imana niyo izi uko yabipanze kandi rwose ntacyo twabihinduraho. Nyuma y'iminsi rero umugoroba umwe baba bari gusenga, ubwo Liza, Remo ndetse n'abana babo, maze Remo agafatwa n'ikiniga agatangira kurira. Liza ati sheri kubera icyo uri kurira? Remo ati none se ubu mbuzwe n'iki kurira? Uri hafi kutuvamo, ndumva rwose ntari kubasha kubyakira. Maze Liza ati ni ukuri nimutangire mwitegure kuko harabura icyumweru kimwe gusa ngo mve muri ubu buzima. Ubwo bari kuvuga ibi maze umwana we ati hoya mama, ati ntabwo rwose uzapfa ndabizi neza kandi Imana izagukiza. Bahita rero bakomeza gusenga bagasenga cyane. Bamara gusenga rero maze Liza agahaguruka, baba bagiye kuryama, atangira guhaguruka ariko nanone agahita amera rwose nk'aho umutima we uri gushikagurika cyane, ahita agwa hasi akamera nk'umuntu uguye muri koma. Bahita rero bakomeza bakamusengera cyane. Ubwo ni Remo n'aba bana baramusengera bose bamufasheho, maze Remo agahita ahamagara ambilansi ikaza kumutwara. Bamujyana rero kwa muganga, maze Remo akaguma ari gusirikira aho bategerereza, akomeza azenguruka yabuze aho afata n'aho areka, yananiwe kwicara cyangwa guhagarara, aba rwose afite stress zidasanzwe. Umunasi rero amuturuka inyuma maze akamukomanga ati dogiteri aragushaka. Remo ati aranshaka? Ati madamu wanjye se ameze neza? Ati nyine itaba muganga ugende wumve icyo akubwira. Remo rero yinjira mu muryango maze agahita abona Liza yicaye ku buriri ameze neza rwose nk'umuntu utarigeze arwara habe na buhoro, ari guseka ameze neza. Remo ati ibyo mbona ni ibiki? Ati ibi mbona mushobora kubinsobanurira? Maze muganga atumva rero Remo nkubwire igitangaza kitigeze kibaho ku isi kirabaye, ibintu bibaye n'ubwa mbere mbibonye. Tekereza ko umugore wawe yakize burundu, bya bibyimba byaragiye nta na kimwe kirimo kandi nta na gato karimo. Remo ati hoya muri kumbeshya, ubwo muri kunkinisha. Aba yarangije gusimbukira, umugore wari kumuhobera amusomagura amukora mu mutwe ati muga, ati koko se ni muzima cyangwa ahubwo ndi kumuzunguza noneho ndatuma uburwayi bwiyongera? Muganga ati umugore wawe ni muzima, ameze nk'umuntu utarigeze arwara. Ati ibintu bibaye ni ubwa mbere bibayeho ngiye mu mateka kuva natangira kuvura, ibi bintu ni ubwa mbere mbibonye. Remo ati koko? Ati yakize neza. Undi ati cyane, ahita amusomagura cyane ati urakoze mana, urakoze kubw'imirimo yawe itangaje, ibi byose ni wowe ubikoze kuko nta muntu n'umwe wari kubasha kubikora. Ati sheri, ati ndagukunda cyane, ati ya Mana usenga kuko ni Imana ya nyayo, ni Imana yumva, dore ni ukuri iragukijije. Ati ndishimye cyane
kuba utansize, ndagukunda kandi ngusezeraniye kuzagukunda ubuzima bwose. Ubwo abivuga ari kumuhobera cyane, ari nako akurura muganga nawe amuhobera ati muganga urakoze, warakoze kuhatubera, warakoze kudufasha. Muganga ati izo ni inshingano zanjye. Agahita yongera agahobera umugore we akamusomagura mu gahanga ati ndagukunda mukunzi, Imana ishimwe kuba ikungaruriye. Maze Liza nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.